wuzuye umwami w'amahoro, umwami w'urukundo, ni wowe nyagasani umushumba. Tegeka Kristu, ingoma yawe izaramba iteka ryose. Amina. Alleluia. Amina. Alleluia. Bakristo bavandimwe, inshuti za Bibiliya Yezu buri munsi, tugeze ku cyumweru cya 11 gisanzwe umwaka B. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 17 umurongo wa 22 kugera kwa 24. Dore Nyagasani Uhoraho aravuze ati, nanjye nzafata ishami ryo mu bushorishori bw'isederi nini, mu mashami yo hejuru cyane nzacemo rimwe ritoshye, maze nditere nge ubwanjye ku musozi muremure kandi wirengeye. Nzaritera ku musozi muremure wa Isiraheli, naryo rizakure rigaba amashami, rizere imbuto kandi ribe isederi itagira ukwisa. Inyoni z'amoko yose zizayarikamo, ibisiga by'amoko yose bizugame mu mashami yayo. Bityo ibiti byose byo mu gasozi bizamenye ko ari njye Uhoraho ucisha bugufi igiti kirekire, ngashyira ejuru ikigufiya, ngatuma igiti gitoshye cyuma n'icyumye gitoha. Ni njye Uhoraho ubivuze kandi nzabikora. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi tuzirikana 92. Nyagasani ni byiza kugusingiza. Amen. Ni byiza gusingiza Uhoraho no gucurangira izina ryawe musumba byose, kwamamaza ineza yawe kuva mu gitondo n'ubudahemuka bwawe ijoro ryose. Nyagasani ni byiza kugusingiza. Umuntu w'intungane yatumburutse nk'umukindo, asagamba nka sederi yo muri Libani, ameze nk'igiti cyatewe mu ngoro y'Uhoraho, akisanzurira mu nkike z'Imana yacu. Nyagasani ni byiza kugusingiza. No mu busaza bwe abakera imbuto, abacyuzuyemo ubuzima n'ubutohagire, kugira ngo yamamaze ko Uhoraho ari umunyabutungane, we rutare rwanjye ntiyigiramo uburiganya. Nyagasani ni byiza kugusingiza. Isomo rya kabiri turisanga mu ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 5 umurongo wa 6 kugera ku wa 10. Bavandimwe, nubwo ariko duhorana icyizere, tuzi neza ko igihe tuzaba dutuye muri uyu mubiri, turasa n'abari ishyanga kure ya Nyagasani, kuko ubu tugendera mu kwemera, tutayobowe n'uko tubona neza. Koko duhorana icyizere, bigatuma duhitamo kwimuka muri uyu mubiri ngo twigire gutura iruhande rwa Nyagasani. Twaba muri uyu mubiri cyangwa twawimukamo, icyo tugambiriye ni uko tumushimisha, kuko twese tuzahinguka imbere y'urukiko rwa Kristu, ngo buri wese ahabwe igikwiye ibyo yakoze akiri buzima bw'umubiri, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 4 umurongo wa 23 kugera kwa 34. Muri icyo gihe Yezu abwira imbaga y'abantu mu migani ati, iby'ingoma y'Imana byagereranwa n'umuntu wateye imbuto mu gitaka. Yasinzira cyangwa yaba amaso, haba nijoro cyangwa ku manywa, izo mbuto ntizihwema kumera no gukura, we atazi uko bigenda. Igitaka ku bwacyo kibanza kumera ingemwe, hanyuma zikajengarara, hanyuma imbuto z'ingano zikuzura mu mahundo. Izo mbuto zamara kwera, ako kanya bakazitemesha urusaruzo, kuko imyaka iba yeze. Arongera ati, iby'ingoma y'Imana twabigereranya n'iki? Cyangwa se twabivuga mu buhe mugani? Bimeze nk'imbuto ya sinapisi ibibwa mu gitaka, ari ntoya kurusha imbuto zose ziba ku isi, ariko yamara kubibwa igakura ikaruta ibindi bihingwa byose.
ikagira amashami manini, bigatuma inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu gicucu cyayo. Nguko uko yabigishaga ijambo ry'Imana, abacira imigani myinshi iringaniye n'ibyo bashoboraga kumva. Kandi ntiyigishaga adaciye imigani, ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ingoma y'Imana Yesu yazanye imeze nk'akabuto kamwe ka sinapisi, ni gato mu mbuto zose, kahindutse igiti kinini cyarekamo inyoni. Imana yacu umubyeyi. Bakristo bavandimwe, kuri iki cyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka B, reka tuzirikane ku mugenzo mwiza wo kwizera. Kwizera kujyana no kwihangana, kwihangana kujyana no gutegereza, gutegereza bijyana no kuronka no kwera imbuto. Twumvise igiti cy'isederi ndetse na sinapisi, wenda byagorana ibiti kubibona iwacu mu Rwanda. Reka twivugire inturusu, niyo dukunze kubona. Burya inturusu kugira ngo iboneke baba bateye utugemwe, hanyuma twamara kwegera hejuru bakatuvana aho turi muri pepiniere, bakatujyana aho badutera. Iyo tugeze mu butaka rero bwiza, tuvamo igiti kinini cy'inganzamarumbo. Kuva ku murama kugeza ku giti kinini bisaba kwihangana bavandimwe. Ukwizera rero no kwihangana birajana. Ibyishimo by'umuntu usarura ishyamba, mwitegereze ukuntu aba yishimye, ndetse iyo yabikoze neza akaryitaho bishobora kumuhindurira amateka. Ashoboka yari umukene, yaragize ukwizera ndetse n'ukwihangana, bikamuviramo guhindurirwa ubuzima, akaba umuntu usobanutse, akaba umuntu ukeye, uba ahantu heza kandi umeze neza. Turabizi rero icyo giti kinini batubwiye gisobanura kiliziya. Inyoni zazaga kwarikamo ni twebwe abakirisitu turi muri kiliziya. Kandi twumvise ko nyiri giti ashobora gufata ishami akaritera ku musozi muremure, naryo rikera rikamererwa neza. Mu by'ukuri rero Imana yacu ni umubyeyi, Imana yacu iradukunda, nta na kimwe twayiburanye. Kera muri kiliziya turabizi habaga itotezwa rikaze, ariko abakristo barushijeho kwiyongera. Tuzi uburyo abakristo ba kera batotezwaga, bamwe bakicwa, abandi bagafungwa, bakamererwa nabi, ariko mu by'ukuri aho kugira ngo batatire igihango bakemera kwicwa, aho kugira ngo batatire igihango bayo kubigirwamana. Ni kwizo ngero nziza rero z'ukwizera, z'ukwemera, zagiye zituma ubukristo burushaho kwiyongera aho gucika intege. Amizero y'umukristo amugeza ku mutsindo. Ukwemera n'ukwizera nubwo byugarijwe n'ubuyobe muri kino gihe turimo, n'ubuhakanyi n'itotezwa ritandukanye, ariko ku mukristo nyawe wemera kandi wizera agerageza kuba intwari, agaca mu ibyo bigeragezo, ndetse nubwo yatabaruka akava kuri iyi si aronka ubugingo bw'iteka. Twese rero nk'uko twabyumvise mu isomo rya kabiri, tuzahinguka imbere ya Nyagasani kugira ngo buri wese abazwe ibyo yakoze, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Ibyiza bihemberwe, kandi ibibi birumvikana aho bizamujyana. Bavandimwe nkunda, aka ni akanya keza ko kwisuzuma no gufata ingamba kugira ngo nanjye nzabashe kuronka ijuru. Iyi ndirimbo tumaze kumva, ingoma y'Imana Yesu yazanye, imeze nk'akabuto ka sinapisi, ni gatoya mu bihingwa byose byo ku isi, ariko kahindutse igiti cy'inganzamarumbo kinini inyoni zaje kwarikamo. Bavandimwe, kiliziya Yesu Kristo yatuzaniye nta n'umwe aheza, twese araduha ikaze kugira ngo tuzabashe kuronka ibyishimo biruta ibindi byose. Rero bari abigishwa be yabigishaga akoresheje imigani, ariko akagerageza kubasobanurira kugira ngo babashe kumva nabo bohereze mu butumwa. Yesu Kristo rero turamushimira icyizere yatugiriye cyo kwamamaza inkuru nziza, cyo kubibaza irangemwe n'ijambo ry'Imana tubiba, maze abaryumvise rikabagirira akamaro, rikabahindura bakera imbuto nziza, imbuto z'ubutwari, imbuto zizatuma baronka ibyishimo byo kubana n'Imana ubuziraherezo. Nubwo rero batubwira ngo imbuto zagiye zibibwa, izaguye mu butaka bwiza, izaguye mu mahwa, izaguye ku butaka bwumye,
ariko tuzirikana zimwe zeza imbuto nyinshi, izindi ntizera, barazikandagira, ariko ndasabwa kwera imbuto, kandi imbuto z'umugisha, imbuto z'ubutungane. Iki cyumweru rero nk'uko nabibabwiye, nikitubera icyumweru cyo kwimika umugenzo mwiza wo kwizera, kwihangana, gutegereza, kwera imbuto no kuronka ibyishimo byo guhabwa ubwami bw'ijuru. Bavandimwe rero, mbifurije icyumweru cyiza, kandi muhaye muronke Nyagasani aho umugisha imirimo y'amaboko yanyu, kandi iri juru batubwira nzarijyemo nawe uzarijyemo, twese dusabirane kugira ngo tuzaribemo. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose abaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mwari kumwe na Fada B. Kuzwa Mucunguzi, umwami w'amahoro, umwami w'urukundo, ni wowe Nyagasani, umushumba, tegeka Kristu, ingoma yawe izaramba iteka ryose. Amina, Alleluia, Amina, Alleluia. Ibyacu byose tubibwire Yezu buri munsi. Ni Yezu twumva, ni Yezu duha umugisha, ni Yezu dukomeza, kandi akaduha gutsinda ibigeragezo duhura nabyo. Wowe rero wihebye, mu izina rya Yezu ndavuze ngo humura. Wowe urwaye, mu izina rya Yezu kira. Wowe udafite ibyishimo, uyu munsi gira ibyishimo. Wowe wumva ko byose byarangiye, humura, Yezu aracyariho kandi akora ibitangaza. Upfa kumwemera kandi ukamugira icyizere. Yezu ngufitiye icyizere. Yezu mfata ukuboko kugira ngo ntadandabirana, aho